umva we harakantu nshaka kubabaza uyu munsi ariko katari keza ariko abagabo mu mbabarire abagabo ko twabaziye uriya bizagenda bite ahantu hose ndebye nyine ari ibibazo byanyu muduteza mwe abantu ko harakantu nshaka kubabaza uyu munsi abagabo kubera iki batinya ijambo urupfu umugabo yo muganiriye ari umugabo wawe ukamubwira yenda ntawamenya ibyejo hazaza ntawamenya iki reka tugire gutya ninde subizi niki natwe abadamu iyo tujye kubaza abagabo ku bintu byerekeranye n'urupfu umuntu avuga ati ntawamenya tugusura mutugize icyuba mukojeje agati mu ntozi iyo ubwiye umugabo w'umunyarwanda ngo uramutse ugize icyuba ahita akubwira turashaka kunyica kano kanya turashaka kunyica iyo teme ni teme abagabo badashaka kuvugaho iyo umubwiye iby'urupfu natwe twapfa iyo utangiye kumaza ku bintu yenda by'abana ku bintu by'iki sinzi wambwiye ngo abagore dukunda imitungo ya cyane cyane n'ibyo bintu cyane cyane biba bijyanye no ku mitungo iyo utangiye kubaza umugabo uti none se wabwirwa n'iki gusa uramutse ubaye utakiriho mwabantu njye naribaje ntugutinya urupfu gusa ntugutinya iki ahita gusarana ukagira ngo urageze ukagira ngo nyine uvuze ibitavugwa ikintu yongera nashaka kubabwira nuko mwe mujye mureka ibyo bintu tubitekereze hari ibihe tugenda tujyamo turi muri 2026 ibintu byose biragira ubuzima bugenda burushaho guhenda ubuzima bugenda burushaho gukara abazungu twarabona ukabona umuzungu yashatse n'abantu bazamuherekeza n'iki byose abazungu baba barabiteguye nujya no mu kiliziya n'indirimbo zizasomwa n'iki ariko twebwe bitugezeho we niba ari ukubona impfu nyinshi twebwe bidutera ubwoba ntabwo umuntu aba ashaka kubyumva ntabwo umuntu aba ashaka kugira gute ntabwo niyo wabwira umuntu uti fata siranse y'ibintu ibi n'ibi ahita avuga ati umugore arandangije n'umugore aranduze harimo arateganya kumpereza utuzi mana yanjye umugore arimo arateganya kumpitana nta bindi ibyo bintu bivanye ni ukuri abagabo birabarakaza cyane mucana no kubabwira nti urupfu turarugendana mujye iyo ubana n'umudamu wawe ubundi muba mugomba kwicara ibintu byose mukabiganiraho no kugeza aho ngaho ariko kuri mwebwe iyo tema ni tabu kandi ntabwo yakagombye kuba tabu ntabwo yakagombye kuba ntuza itavugwa ntabwo byakagombye kuba ibintu bitavugwa yakagombye kuba mwakagombye kubivuga nawe hakiri kare mukabitegura hakiri kare kuko tugenda dushaka gukora amafamiye ari moderne ni mube moderne muri moderne rero ibintu byose mubikore ubuzima bw'akajagari abantu babuvemo sawa rero ndabakunda